Aircraft carrier ya Amerika ni nkaho wavuga ngo ni ikibuga cy'indege, n'ubwato bushobora kwakira indege nyinshi cyane, ndetse bukaba bwabasha gukora igihe kingana n'iminsi 90 bukora hagati y'amasaha 19 na 20 ku munsi. Asanye ubwato bukomeye ndetse n'ibikoresho byinshi bihagije kandi bihambaye, ariko ntimuzi imbaraga z'igisasu cyacu gishobora kurasa kuri ayo mato yanyu ndetse n'ibikoresho byanyu byose bikaruhukira ku ndiba y'inyanja. Rero ubu bwato bwa Amerika mbibutse ko bushobora gutwara abantu bageze ku bihumbi 25. N'abantu benshi, harimo abatetsi, harimo abasirikari, harimo abaganga, harimo abakora isuku muri ubwo bwato, harimo abatekinisiye, ababutwara, abakanishi. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Uyu munsi wowe utwumva ndetse wowe udukurikiye, nizera neza ko wamaze gukanda subscribe, like, share, comment ku biganiro tukugezaho. Nyemerera uyu munsi twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse turebe no kuri Irani, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Benshi cyane bahangayikishijwe n'intambara irimo iratutumba hagati ya Israeli ndetse na Irani. Ni intambara ishobora kuzangiza byinshi, igakora ku bukungu ndetse itaretse n'abantu, kubera ko ni ibihugu navuga 4 cyangwa 6 binarenga bizaba bihanganye binini, kandi burya ngo iyo abantu babiri cyangwa se ibintu bifite imbaraga bibiri bihanganye, uko byagenda kose hangirika byinshi. Rero intambara iri kuvugwa ko ishobora gutangira ku cyumweru, igihe Gerald Ford izaba imaze kugera hehe, kugera aho urugamba rugiye kubera hafi ya Israel. Ni ikibazo gikomeye cyane rero. Amato y'intambara, Aircraft carrier ya Amerika yamaze kuhagera, ndetse n'ubundi bwato bwarahageze. Ubwo harabura Gerald Ford, hanyuma igikorwa kigatangira. Ni ikibazo gikomeye cyane. Aircraft carrier ya Amerika ni nkaho wavuga ngo ni ikibuga cy'indege, n'ubwato bushobora kwakira indege nyinshi cyane, ndetse bukaba bwabasha gukora igihe kingana n'iminsi 90 bukora hagati y'amasaha 19 na 20 ku munsi. N'ubwato rero navuga ko buteye ubwoba. Abraham Lincoln rero nukuvuga ngo irakomeye cyane, ariko abenshi babirebera mu bidarubindi binini bavuga ko Irani ifite amato menshi ashobora kugota iriya Aircraft carrier akayisenya, akayihindura umuyonga. Irani ifite uburyo yapanzemo nako yagiye ikora kuva kera mu myaka isaga 47. Ifite uburyo yagiye itegura ibintu byayo muri iriya missile city yayo, yagiye ipanga uburyo bwo kuba yakwirwanaho iramutse yatatswe na Amerika cyangwa se Israel ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye biramutse biyatatse. Irani ntago ari agafuka imvugo rimwe, murabizi neza ko yagiye yubaka ubushuti n'ibihugu bitandukanye, harimo Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu byinshi. Rero Irani ntabwo
ishobora guterwa cyangwa se kwatakwa ngo iceceke, ndetse ifite imbaraga nyinshi cyane kubera ko Irani ishyigikiwe n'Uburusiya. Murabizi Vladimir Putin, muzi ibyo ari gukora muri Ukraine, tekinoloji ye, misile ze, ni byinshi cyane, ni byinshi afite bishobora gufasha Irani ku ntambara. Ntabwo twizeye neza ko byose ashobora kubizana, ariko bike yazana, Ubushinwa bukazana ibindi, bishobora gushyira hasi Amerika ndetse na Israel. Rero abantu bakomeje kugira ubwoba, ndetse ibihugu bitandukanye bikomeje gutinya cyane, bitewe n'uko iriya ntambara ishobora kuzangiza byinshi, ishobora kuzakora ku bukungu, ibikomoka kuri peterole bishobora kuzahenda cyane. Igitoro cyari kiri ku mafaranga 1900 gishobora kuzazamuka kikajya nko ku 3000. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Hano mu Rwanda bishobora kuzatugiraho ingaruka. Hari benshi babona dukora ibi biganiro bakibaza bati se ibi biganiro ubundi biratwungura iki kumenya intambara ya Ukraine na n'Uburusiya, intambara ya Iran na Israel na Amerika? Ariko burya isi yabaye nk'umudugudu. Ni kuvuga ngo muri uwo mudugudu dutuyemo, agace kamwe cyangwa igice kimwe nikigira ikibazo, n'ikindi kizakigira. Niba hari ibiribwa runaka cyangwa se iyo essence ituruka ku mudugudu, muri uwo mudugudu mu ruhande rumwe, noneho ikaba itabasha kugera muri ruhande rw'umudugudu, bizaba ikibazo gikomeye cyane. Rero ntabwo ari ibintu byiza, ndetse nta nubwo ari ibintu twakwishimira ngo intambara igiye kuba, kubera ko natwe bizatugeraho. Muribuka neza Ukraine n'Uburusiya uburyo byadusize, ndetse n'ubu biracyariho, kubera ko biracyarwana. Ibiciro byarazamutse ku masoko y'ibintu byose, cyane cyane bitewe na kiriya gitoro cya essence cyangwa ibikomoka kuri peterole. Murabizi iriya nkundura yabaye muri Tanzania, icyo yadusigiye. Yego, muzi uburyo byagenze mu kwezi kwa 9 no kwa 10, kwa 11, kwa 12. Yego, Tanzania igihe yari irimo imyigaragambyo, igihe batoraga umukuru w'igihugu, byarakomeye cyane, biza kuzamura ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, bitewe n'ariya makamyo yari yahagaze, ndetse n'imigenderanire itagenda neza, n'ibindi byinshi biza kuzamuka, umuceri ndetse n'ibindi. Rero iriya ntambara igiye kuba ya Iran ndetse na Israel, ariko ngiye mvuga ko ari Amerika ndetse na Iran, kubera ko buriya Amerika isa naho ari papa wa Israel cyangwa se umwana wayo, bitewe n'uko ubyumva. Ariko ni abantu bafatanya muri buri kimwe cyose, kubera ko Iran iramutse iteye cyangwa se irashe Israel, Amerika yatabarira hafi. Uretse ko Iran itabikora bitewe n'amahame yabo ya Kisilamu, ntago bemerewe gushotora cyangwa se kuba bambere mu gutangiza urugamba, ahubwo bo icyo bakora ni ugusubiza iyo barashweho. Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko Amerika yazanye amato akomeye, ati mwazanye ubwato bukomeye, ndetse n'ibikoresho byinshi bihagije kandi bihambaye, ariko ntimuzi imbaraga z'igisasu cyacu gishobora kurasa kuri ayo mato yanyu, ndetse n'ibikoresho byanyu byose bikaruhukira ku ndiba y'inyanja. Rero ubu bwato bwa Amerika mbibutse ko bushobora gutwara abantu bageze ku 25,000. N'abantu benshi, harimo abatetsi, harimo abasirikari, harimo abaganga, harimo abakora isuku muri ubwo bwato, harimo
abatekinisiye, ababutwara, abakanishi, buri kimwe cyose n'abantu benshi. Rero ni ukuvuga ngo buriya bwato buramutse bushyizwe ku ndiba y'inyanja bugashyirwamo n'igisasu cya Irani, ariko ibyo byose ntabwo bitera ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ibikoresho bihagije, ndetse nturebe ngo wenda ifite iriya aircraft carrier Abraham Lincoln ni yonyine, ifite n'andi mato manini ahambaye nk'iriya Gerald. Iriya yo ni nini cyane kubera ko irakomeye cyane. Biravugwa rero ko ishobora kugera hafi ya Israel kuwa gatandatu nijoro bishyira ku cyumweru. Rero ku cyumweru bikavuga ko intambara ishobora gutangira ya Irani na Israel. Imyiteguro ya Irani nayo rero irakomeje, aho ikomeje kwakira inkunga cyangwa se ibikoresho bitandukanye, harimo amato y'intambara atandukanye kandi meza cyane aturuka mu gihugu cy'Uburusiya, ndetse ikaba ikomeje no kwakira amato y'intambara avuye mu gihugu cy'Ubushinwa, aho Ubushinwa bwohereje amato y'intambara ashobora kujaminga systeme za Amerika ndetse na Israel, noneho akaba yabasha guhagarika cyangwa se gukumira iriya tekinoloji ikoreshwa bari kurasa misile cyangwa se bari kohereza misile. Ubushinwa buherutse kubwira Irani ko nikenera n'abasirikari rwose buri tayari kuba bwatanga abasirikari, ndetse abasirikari beza bagezweho. Murabizi neza ko Ubushinwa bukora robot z'abasirikari ndetse zatojwe, aho abasirikari b'amarobo bashobora kuyoborwa n'umusirikare umwe w'umuntu, akabereka uko urugamba rumeze ndetse akabayobora. Rero Ubushinwa bwavuze ko bwiteguye guhereza Irani abasirikari b'amarobo benshi bahagije bakabasha kuyifasha. Rero tekinoloji y'Ubushinwa irakomeye cyane. Murabizi neza ko Ubushinwa bufite tekinoloji bwakoze ndetse bwayihaye Uburusiya, mpamya neza ko bwayihaye na Irani. Ni tekinoloji ibasha kuba yahangana na ziriya mbunda cyangwa se buriya bwirinzi busandaza ibisasu. Ni ukuvuga ngo ishobora kohereza iyo tekinoloji yayo, ikohereza iyo network ikagenda igafata ubwirinzi bw'igihugu runaka, noneho bwazamura ubwo bwirinzi, cyazamura ubwirinzi bwacyo, noneho bwa bwirinzi aho kugira ngo buzamure bugende bukubite cya gisasu cya kimisire kije, noneho bwa bwirinzi bukagaruka, igisasu cyabwo kikagaruka kigahita kigira gute, kirasa ubwo bwirinzi nanone iyo modoka cyangwa se iyo mbunda iri hasi. Rero Ubushinwa bwagaragaje ko bufite iyo tekinoloji kandi koko irahambaye. Murabizi neza kuri misile nta bwirinzi cyangwa ubwirinzi bwagize ikibazo, ibibazo biba byagwiririye cya gihugu gifite bwa bwirinzi, kubera ko iyi si ya none turimo ntabwo intambara navuga y'umuntu ku muntu, intambara yo ku butaka cyane ntabwo iteye imbere, nta naho yakuvana ngo ikugeze, bitewe n'uko haje ikoranabuhanga, amadroni. Rero iyo nta bwirinzi ufite muri iyi si, ntabwo ushobora kuba wajya ku rugamba ngo urutsinde, ntibishoboka, ntabwo byashoboka. Rero Ubushinwa bwagaragaje ko bufite iyo tekinoloji. Murabizi neza ko Ubushinwa bufite amafaranga, nayo n'indi ntwaro bufite, kubera ko bufite inganda nyinshi, bwubatse buri kimwe cyose. Rero kuba buri mu kwaha cyangwa se buri gufasha Irani ni ikimenyetso kigaragaza ko Irani nayo ifite imbaraga. Rero Irani ikomeje kuvuga ko Amerika n'ubwato bwayo ari byiza, ari binini,
bikomeye cyane, ariko ubuti ntabwo uzi igisasu gishobora kurimbura ubwo bwato kikabushyira ku ndiba y'inyanja. Birakomeye cyane, gusa ni ugusenga cyane dusaba ko Imana yadufasha bakumvikana, intambara ikabasha kuba yaburizwamo ntibe, kubera ko iyi ntambara niba nk'uko barimo baragenda babivuga nitangira ku cyumweru, bizaba ari ikibazo gikomeye cyane ku isi yose. Mpamya ko ari n'intambara izaba ibaye ya gatatu y'isi, kubera ko ni ibihugu byinshi, nubwo wumva ngo ni Iran na Israel na Amerika n'Uburusiya, Ubushinwa, ariko harimo n'ibindi bihugu byinshi, harimo ibindi bihugu byinshi bigiye bishyigikira kuri buri ruhande. Rero ni ugusenga cyane. Reka rero ngushimire warudukurikiye, nakagaruka caca, Imana ibarinde.